Nibuka wa munsi umpamagaraga ukambwira ko umaze kwipima ugasanga utwite. Mu ijwi ryawe numvaga harimo ibyishimo gusa ariko bivanze n'ubwoba kuko utari uzi neza ko fiance wawe aza kubyakira. Watekerezaga kuko wenda kubw'iyo mpamvu ubukwe mwari mumupanga ugiye kubwihutisha bikaba imbarutso yo guhita mubana, gusa ariko ko siko byagenze. Ukibimbwira nahise nkubaza niba warabimubwiyeho, wowe unsubiza umbwira ko utari kubimubwira utarabigezaho nka musaza wawe ukunda kandi ufata nk'umujyanama wawe wa mbere. Kumenya ko utaramubwira ubwabyo byatumye umutima wanjye uterera hejuru, numva mbuze amahoro. Nubwo wowe wumvaga ko byose ari amena, yakwerekaga ko ukunda by'ukuri, akwereka ko ataguhemukira, byatumaga umwizera birengeje urugero. Gusa ariko njye sinamushiraga amakenga. Bukeye bwaho telefone yanjye numvishe sona, ndebye mbona niwe umpamagaye nkitaba, ntangwa imbere no kumva ijwi ryawe ryuzuyemo agahinda kenshi umbwira ko byanze. Icyo gihe wibazaga uko ugiye kubaho uri fiyemeri bikakuyobera, ntiwari witeguye kuba mama na papa cyarimo. Iyo mvuga ibi byibuka nk'ibyabaye ejo, ko natekerezaga ko byabaye kuri mushiki wanjye umwe rukumbi nkunda cyane, nkumva sinzi icyo twakora. Byari bigoye, gusa nubwo waguye warongera urahaguruka mu butwari bwinshi, wongera gutera udutambwe duto duto werekeza imbere. Ababyeyi bagutakarije icyizere, baguhanisha kuva mu rugo ukajya kwibana. Gusa nubwo byari bimeze gutyo, njye sinahwemye kukuba hafi mu buryo bwose nari nshoboye kubikoramo. Ubu ngubu imyaka 5 irashize, urwana urwo rugamba rutari rworoshye. Ndibuka uko wabaye intwari muri cya cyorezo cya COVID-19, aho wabaye muri ubwo buzima wenyine. Umwaka wose urashyira urera wenyine uwo mwana wari ufite amezi make y'amavuko. Ubwo nari ku ishuri, hari ubwo numvaga naba mbihagaritse ngo basi ngufashe kurwana urwo rugamba, gusa nkabona ko ari nta kirenzeho nabihinduraho. Ndagushimira cyane ubwo butwari wagize maze ubasha kubirenga. Benshi bafata icyemezo kigayitse cyo gukuramo inda bakimara kumenya ko ibyo byababayeho, ariko wowe siko wabigenje, ahubwo wakiranye uwo muziranenge ubwuzu bwinshi. Kubw'iyo mpamvu rero hari imigisha myinshi igutegereje, kuko Uwiteka byose arabibona. Mbona ibitambo byose usabwa gutanga, byaba bito cyangwa se binini, ngo ubone uwo mukobwa wawe mwiza akuze. Ndabona uko ukora cyane buri munsi kugira ngo uremere umukobwa wawe isi nziza yo kwishimiramo yumva atekanye. Ndabona ayo majoro yose urara wiyumva nkaho uri wenyine mu isi yose, gusa siko biri, turi kumwe. Nturi wenyine kuko tukuri hafi, kandi Uwiteka Imana yo mugenga wa byose akaba akuzirikana buri gihe. Hari ibyiza biri imbere ntekereza ko agutegurira. Kuba mu buzima bwo kuba fiyemeri ndabikurura nkumva uburyo bitoroshye, gusa nawe nasanze uri intwari, ko ukomeye kubirushya. Ntukumve ko ibyakubayeho ari icyaha cyawe, ko ari umuvumo, ahubwo wibone nk'umugisha utabonwa na buri wese. Zishimira kubona duserebura intsinzi izazanwa n'uyu mukobwa wacu dukunda, kandi mbyizera ntaho byamaze kuba. Byo kukubwira ni byinshi, gusa nasuza nkubwira ko ngukunda cyane. I love you so much, my lovely sister. Birashoboka ko ubu butumwa ari wowe wumva ububwirwa. Birashoboka ko kandi waba ufite umuntu wawe ukeneye amagambo nk'aya ngo amuhumurize. Ubutumwa bukubiye mu biganiro nk'ibi ni ubugamije guhugurana no guhumurizanya. Reka mbifashijwemo namwe ubutumwa bugere kuri benshi. Wadufasha ubinyujije mu kudutera inkunga, usangiza abandi ibiganiro byacu, kandi ugakora subscribe kugira ngo utazacikanwa n'ibiganiro by'ubutaha. Turabakunda cyane. Uwiteka abahe umugisha.